ntabwo ndibwirwe njya mu bintu byinshi cyane, ikinzanye hano ni ukubabwira inkuru y'incamugongo igaruka kuri Rocky cyangwa se kuri channel ya Rocky Entertainment. Muri aka kanya mu masaha atarenze 5 cyangwa se 4 gutyo, inkuru y'incamugongo iri kuvuga kuri Rocky Entertainment, bivugwa yuko channel irangije gusibwa aka kanya. Ubundi ibi byose ukuntu byatangiye, YouTube channel ya Rocky Entertainment iri gukora ndetse bamanje kuyihagarika bayima monetize, icyo hano kuri YouTube twita nko gukorera amafaranga. Barangije kuyihakanira ko itazongera guhembwa, Rocky abanza kwiheba ajya muri Amerika. Gusa iyo channel ntibyamaze kabiri iba yongeye kwinjiza amafaranga, arongera atangira kuyikoreraho. Ahangaha byavugwaga yuko Kongo yaba yaraguze YouTube channel. Ni ukugira ngo Kongo ndetse n'ibihuha byagendaga bivugwa ngo umutwe wimuwe, hari ibice byinshi uri kugenda uvuga muri Kongo, ndetse ibyo nibyo Kongo yanze, yo yivugira yuko yishyura YouTube amafaranga kugira ngo abantu bose bazajya bakora ibiganiro muri Kongo, izo YouTube channel zabo zijye ziba demonetize cyangwa se zinasibwe zikurweho burundu. Uyu Rocky akimara kwemererwa gutangira kongera kwinjiza kuri iyo channel, ntibwakeye kabiri muri ino minsi wabonaga ko yakoraga ku biganiro byibanze muri iriya mutwe cyangwa se muri Kongo gusa. Ese abantu benshi bari kwibaza, yaba iyi YouTube ya Rocky yaba ari byizize? Abandi se yaba izize ayandi mafuti ko kuri Rocky Entertainment usibye ibiganiro byacagaho nta kindi kintu twabonaga kidasanzwe? Iyi ni YouTube kandi yari imaze kugira abasubscribe, cyo nakita abayikurikiranye barenga miliyoni ndetse n'ibihumbi magana, yari iriho isatira miliyoni 2. Katutegereze nyir'ubwite twumve itangazo yisohorera we ku giti cye, turagaruka mu kanya. Mwibuke gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose turi buze kubana namwe muze gukomeza kubibona. Murakoze.